Imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda ku nshuro yaryo ya 19 ni ukuva tariki 22 kugeza ku ya 31 Nyakanga uyu mwaka wa 2026 aho risanzwe ribera ku Murindi wa Kigali. Insanganyamatsiko iragira iti twihutisha ivugurura ry'ubuhinzi n'ubworozi binyuze mu guhanga ibishya n'ubufatanye. Barwiyemeza mirimo mu buhinzi n'ubworozi rero abahinzi aborozi mwe mwongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi n'abacuruzi inyongera musaruro mwifuza kumurika ibikorwa byanyu mwese murashishikarizwa kwitabirira imurikabikorwa muri benshi, dore ko hanateganyijwe ibihembo ku bazahiga abandi. Kwiyandikisha muruzuza ifishi musanga ku rubuga wa eshatu #minagri.gov.rw /kaberamye agrishow. Abaturarwanda muri rusange by'umwihariko abahinzi n'aborozi mwese murararitswe muri iri murikabikorwa. Kwinjira n'ubuntu, tuzaba kandi tunasusurutswa n'abahanzi b'amazina azwi. Nababwira iki rero, nimuze twige tunahugurane ku kunoza no kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Ku bindi bisobanuro mwahamagara ku murongo utishyurwa wa Minagri ariwo 4127. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'abafatanyabikorwa bayo.